mbaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe impamvu ebyiri z'ingenzi zishobora gutuma umworozi w'inkoko z'inyama abura umusaruro. Abantu borora inkoko bagamije kubona inyama, hari ibintu byinshi bishobora kuba byatuma umusaruro ugabanuka cyangwa se inkoko zabo zitagira ibiro byinshi cyane. Uyu munsi reka turebere hamwe impamvu ebyiri z'ingenzi zishobora kuba zatuma umusaruro ugabanuka ndetse n'uburyo babikosora, bityo bakabasha kuba bagira amafaranga menshi cyane bitewe n'inkoko zabo nziza z'inyama bagejeje ku masoko. Mbaye ikaze, ngeri twa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like. Mbaye ikaze. Hari impamvu ebyiri zihije. Iya mbere ni icyo bita FCR cyangwa se feed conversion rate. Ahangaha bashatse kuvuga iki? Ni ingano y'ibiryo inkoko zirya ndetse n'umusaruro zitanga. Niba inkoko zawe uziha ibiryo byinshi cyane ariko bikarangira zitazamutse mu biro, cyangwa se uziha ibiryo bihagije ariko umusaruro w'ibiro ntiwiyongere, bivuze ko FCR yagabanutse, cyangwa se icyo bita feed conversion rate mu rurimi rw'icyongereza. Ahangaha biba bishatse kuvuga ngo ni ingano y'ibiro byiyongeraho bitewe n'ibiryo by'inkoko yariye. Iyo rero iyi ngiyi bita FCR ari ntoya, icyo gihe bishobora kuba byatuma ibiro bitiyongera, nyine ugasanga inkoko zawe ntabwo ziri gukura, bityo amafaranga akagabanuka. Cyane ko inkoko z'inyama akenshi habagamijwe kugira ngo zigire ibiro byinshi cyane, bityo zibashe kuba zagira amafaranga ku isoko. Ibintu bishobora kuba byatuma iyi FCR cyangwa se feed conversion rate igabanuka. Nababwiye ko feed conversion rate ni iki? Ni ingano y'ibiro byiyongeraho bitewe n'ibiryo inkoko zariye. Ikintu bishobora kuba cyatuma iyi FCR igabanuka rero ni ukuvuga ngo ni ibiryo bifite ibibazo. Kuvuga ngo ibyo biryo bishobora kuba byanduye, birimo imyanda, cyangwa se ari ibiryo bitose. Ibiryo bitose bibitsewe ahantu hatose cyane, bitumutse neza, nabyo bishobora kugabanya FCR kuko bishobora kuba byabamo udukoko, cyangwa se ibiryo bikungahaye ku bintu bimwe gusa, bikungahaye urugero nko ku maproteine gusa, cyangwa se ku bitera imbaraga gusa. Ibyo nabyo bishobora kuba byatuma FCR igabanuka. Ikindi gishobora kuba cyatuma igabanuka ni ikintu bita ibura ry'amazi. Mu gihe ahantu wororera cyangwa se utaziha amazi ahagije, nabyo bishobora kuba byatuma FCR igabanuka. Ikindi kintu cya kane ni ibibazo bijyanye n'indwara. Indwara nazo zishobora kuba zatuma iyi FCR igabanuka, urugero nk'indwara zifata mu buhumekero ndetse n'izi ndwara ziterwa n'udukoko. Ikindi kintu gishobora kuba cyatuma FCR igabanuka ni ukuvuga ni ibintu bijyanye n'amajini cyangwa se inkomoko y'izo nkoko zawe. Urugero, niba zarakomotse ku nkoko zidakura cyane, hari ubwoko bw'inkoko budakura cyane ndetse n'ubukura cyane. Ibyo nabyo bishobora kugira ingaruka kuri iki kintu nababwiye cyitwa FCR cyangwa se feed conversion rate. Ikindi kintu gishobora kuba cyatuma ibiro bigabanuka ni ibintu bijyanye n'ikirere, environmental stress. Stress zishobora kuba zatuma inkoko nazo zitagira ibiro bihagije, urugero nk'ikirere kitameze neza, ibihe by'ubukonje cyangwa se ubushyuhe bwinshi cyane. Ibi byose ni ibintu nabyo bishobora kuba byagira ingaruka. Niyo mpamvu nyine uba ukwiriye kubirinda cyangwa se gushaka uburyo ubikontorora neza cyane. Hanyuma ibintu wakora kugira ngo wongere FCR cyangwa se feed conversion rate, ni ukuvuga ngo kugira ngo inkoko zijye ziguha umusaruro uhwanyije n'ibiryo zariye, aribyo bita FCR nk'uko nababwiye. Ikintu uzakora cya mbere ni ukuziha amazi meza kandi ahagije. Ikindi, izi nkoko zawe ukaziha ibiryo byumutse neza bidatose. Izi nkoko zawe ukaziha ibiryo birimo intungamubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Hanyuma ukaba wakora n'icyo bita vaccination, kuba zarakingiwe cyangwa se ukazirinda indwara mu bundi buryo bwose bujyanye no gukora amasuku ahagije. Ikindi, guhitamo ubwoko bw'inkoko bwiza cyane bukura cyane niba ugamije korora inkoko z'inyama.
ikindi kintu cyagufasha kongera iyi FCR ni ukororera ahantu hari ikirere cyiza, ikirere kijyanye no kuba cyakororerwamo inkoko neza cyane. Ikindi kintu uzakora ukuzongera icyo bita record keeping, nkuko nabwiye ko ari ikayi ugomba kujya wandikamo amakuru yose y'ingenzi yerekeye ubworozi bwawe bw'inkoko kugira ngo bigufashe kuburinda cyangwa se bigufashe kubukontorora neza cyane. Hanyuma ikintu ugomba gukora hano mu kugira ngo wandike neza ayo makuru y'ingenzi muri icyo gitabo, nkuko nabibabwiye, igitabo bita Farm Record. Iyo video nayikozeho, ku bayirebye murabizi ko yabafashije neza cyane. Hanyuma ngo inadequate record, ugomba kurikodinga neza cyangwa se kwandika amakuru y'ingenzi muri iki gitabo kugira ngo kigufashe kurinda ko inkoko zawe z'inyama zagabanuka mu biro, cyangwa se ujye umenya amakuru y'uburyo zigenda ziyongera cyangwa se zigabanuka, bityo bigufashe gufata imyanzuro mizima. Hari amakuru y'ingenzi rero uba ugomba kwandika ingano y'ibiryo zariye, uburyo ibiro byiyongera, izapfuye cyangwa se izo wakuye mu zindi, uburyo ugenda usohora amafaranga cyangwa se depense, waguze ibiryo bingana iki, wabiguze amafaranga aya n'aya. Ibyo byose ni ibintu ugomba kwandika kugira ngo umenye uburyo ubworozi bwawe buhagaze, bityo bigufashe kubukora neza. Ndetse ikindi uba ugomba no gufata imyanzuro mizima bitewe n'uko wanditse amakuru meza ajyanye n'uburyo ubworozi bwawe buhagaze. Hanyuma ikindi kintu kizagufasha kugira ngo urikodinge cyangwa se wandike amakuru meza kandi amakuru y'ingenzi, ugomba gusura ubworozi bwawe mu buryo buhoraho, nta byo gusiba. Ugasura ubworozi bwawe kugira ngo bijye bigufasha kwandika amakuru ya nyayo wahigereye. Ushobora gukoresha ibikoresho bitandukanye harimo nka telefone cyangwa se ugakoresha computer mu buryo bwo kwandika ariya makuru, ugakoresha ikayi n'urupapuro ukandika. Ibyo byose nabyo ni ibintu byagufasha kubika amakuru meza y'ingenzi kandi akenewe mu kugira ngo ubashe kurinda ubworozi bwawe, bityo ubashe kugeza ku bakiriya bawe inkoko zifite ibiro byinshi cyane. Ahangaha twareberaga hamwe ibintu bibiri by'ingenzi byihishe bishobora kuba byatuma inkoko zawe z'inyama zidakura cyangwa se zitazana ibiro byinshi cyane. Nizere ko abantu mwakurikiye neza amasomo y'ingenzi muri iyi video mwayumvise. Ukeneye kuduha inama, inyunganizi cyangwa se igitekerezo kuri iyi video cyangwa se ku bindi biganiro byose dukora hano kuri Mukire TV, watwandikira muri comment cyangwa se ukaduha igitekerezo cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp nimero 0788 98 31 68. Ndabashimiye cyane. Ngerirwa Mr. Sam.